Kubaho bimaze iki? Abantu benshi bajya bibaza bati kubaho bimaze iki? Ikibabaje nuko uko abantu baba babona ubuzima kose abenshi bageraho bakumva kubaho ntacyo bimaze kandi ko ubuzima ari ubusa. Nkuko umuhanga mu birebana n'ubwonko witwa Viktor E. Franklin wo muri Autriche yabivuze, kuki abantu benshi bumva ko kubaho ntacyo bimaze? Imwe mu mpamvu zibitera nuko abantu babarirwa muri za miliyoni bo hirya no hino ku isi babayeho nabi cyane, kandi imibereho yabo ikaba iteye agahinda. Ubukene bw'ababayeho karande, bararwaragurika, bakagirirwa urugomo rukabije kandi bagakandamizwa. Mu by'ukuri imibereho yabo yuzuye impagarara, nk'uko umugabo witwa Yobu wa kera yabigaragaje igihe yavugaga ibirebana n'imibereho igera ku bantu, nk'uko byanditswe muri Yobu igice cya 14 umurongo wa mbere. Mu by'ukuri abandi bantu babarirwa muri za miliyoni ni abakire. Umuntu yavuga ko bavutse bagasanga inzira yaraharuwe, ariko usanga n'ubundi abenshi muri bo batanyuzwe. Kubera iki? Impamvu nuko kuva kera bagiye bahura n'ibyago n'imibabaro, bigatuma ibyiringiro n'inzozi bari bafite biyoyoka. Urugero, ubutunzi bwabo bushobora kugabanuka mu buryo batari biteze, cyangwa bakaba bahura n'izindi ngorane zikomeye, urugero nko gupfusha umwana. Hari indi mpamvu ituma abantu barushaho kumva ko kubaho ntacyo bibamariye kandi ko ubuzima ari ubusa. Abantu barama igihe gito cyane. Abantu benshi ntibumva ukuntu umuntu afite ubushobozi bwo kugera kuri byinshi, ariko akaba arama igihe gito cyane. Ntibashobora kwiyumvisha ukuntu amaherezo urupfu rugira rutya rukadutwara twese, kabone niyo twaba tutarahuye n'ingorane zikomeye abantu bahura nazo muri rusange. Ese bizahoraho bityo? Salomo umwami wa Isiraheli ya kera yabivuze mu magambo make kandi meza cyane. Yiboneye ukuntu abantu bo mu gihe cye biyuhaga kuya, bagakoresha ubuhanga n'ubushobozi bwabo mu guhinga, gutera imbuto, kubaka no kwita ku miryango yabo nk'uko tubigenza muri iki gihe. Yabaye nk'ubaza ati, amaherezo y'ibi byose azaba yahe? Yanzuye avuga ko ibintu byose abantu bakora ari ubusa, ko ari nko kwiruka nyuma y'umuyaga. Ariko se umwami Salomo yumvaga ko ibintu byose abantu bakora bizahora ari ubusa, bimeze nko kwiruka inyuma y'umuyaga? Oya rwose. Yaragamije kwerekana gusa uko abantu badatunganye babaho. Icyakora ijambo ry'Imana ryahumetswe rishobora gutuma ugira icyizere cy'uko ibintu bitazahora bimeze bityo. Ni iki cyabikwizeza? Umuhanga umwe yakoze indirimbo agaragaza urubanza hagati y'urupfu n'umuntu. Yerekana umuntu wazengerejwe n'urupfu, imutwara abe hafi ya bose, kugeraho yaje kumutwara nyirarume. Byaje kugenda gute? Uyu muntu yaje kwiyemeza kujya gushaka urupfu, maze atwara urupfu mu rubanza cyangwa se mu rukiko. Reka nkwibutse ko narimo kukubwira inkuru mamo, ahubwo ndimo ndakubwira indirimbo yanditswe ndetse ikanaririmbwa. Yaje gufata urupfu maze ajyana urupfu mu rukiko. Abari bamushyigikiye ni benshi cyane, kuko nabo bari barazengerejwe n'urupfu. Abenshi bitwaje intwaro zishoboka, abitwaje za kupakupa, abitwaje inkoni, abitwaje inyundo, abitwaje byinshi bikomeretsa bigaragaza uburakari bwinshi cyane barakariye urupfu, kugeza aho bagejeje urupfu mu rukiko. Bageze mu rukiko, habayeho urubanza nk'uko bisanzwe, nk'uko mubizi mu nkiko ko bigenda. Umuntu arega urupfu ibyaha bitandukanye, ko yamutwariye abe bose, none ikaba imaze kumutwara na nyirarume yakundaga. Umucamanza yaje kubaza urupfu ati, ese ibyo urega urabyemera? Urupfu n'ibitwenge byinshi cyane ati, njyewe ndarengana. Abana b'abantu ni mwebwe ba nyirabayazana. Kera nahozeho nta kazi ngira, nahozeho ndi umushomeri, nahozeho ntacyo nkora, ndahantu narihebye, nibaza uko nzabaho, nibaza niba nzabona akazi. Nyamara Uwiteka Imana yabaremye mwebwe abantu bwanyu, yababujije kurya ku mbuto, yabahaye byose, ibaha uburenganzira bwo gutunganya ingobyi ya Edeni no kuharinda. Ariko byaje gusoza muhemukiye Imana, maze murya kuri ya mbuto yababujije. Nyamara Imana yarababwiye, nimurya kuri iyi mbuto no gupfa muzapfa. Abantu mwambereye imfura maze mu makazi, urupfu mba mbonye akazi gutyo. None se ni njye ikibazo, cyangwa ikibazo ni mwebwe mwamaye akazi? Ariko nanone ku rundi ruhande ndabashimira cyane mwabantu mwe, kuko mwamaye akazi ko gukora. Umucamanza amaze gusuzuma ingingo ku yindi, yemeje ko urupfu rwatsinze urubanza. Ese ikibazo ni urupfu? Oya, urupfu rwo rwaraje kandi rwazanywe n'umwana w'umuntu, kuko rwabayeho nta kazi rufite. Ahubwo nk'uko twatangiye tubivuga hejuru yuko abantu bose bahora bibaza ikibazo bati, ese kubaho bimaze iki? Mu by'ukuri kubaho kwiza ni ukumenya ko ubayeho ariko ufite misiyo, cyangwa se ufite akazi ko kugira ngo uze ugire isi nziza. Niko kamaro ko kubaho, kuko twaremewe kuramya Imana no kuyihimbaza. Ariko nyuma y'aho urupfu rwaje, nta kundi urupfu uzagera kuri uwo ari we wese, ariko hahirwa upfuye apfiriye mu mwami. Nje nitwa Frank Mario Sebudandi, Radio O.